Yesu ashimwe cyane bene data, turashima Imana cyane uyu munsi wa none yuko Imana itugejeje kuri uyu munsi, itariki y'uyu munsi. Uyu munsi ni kuwa kane, uko mubizi twatangiye amasengesho. Turashima Imana rero yuko Imana itugejeje kuri uyu munsi, turimo gusenga twiriza ubusa, n'iby'agaciro kandi ni byiza. Birivuga neza ngo abashakana Imana umwete bazayibona. Turashima Imana yuko iyo dushatse Imana tuyibona. Nagira ngo rero mbasubizemo imbaraga, ibyo dukora ntago hari abantu runaka byaremewe, nta nubwo hari abantu runaka bafite imbaraga kurusha abandi. Ahubwo Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ariko aho imbaraga abo ngabo bumva ntazo bafite, bakeneye ubufasha, bakeneye kubabwira ngo yego ntago mushoboye, ariko hari umuntu uri inyuma yanyu kugira ngo abashoboze. Rero Imana niyo kwizerwa, irahari kugira ngo idushoboze. Hari ijambo nashakaga tuvugeho gatoya hano muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 17, uravuga ngo igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo busubirane. Igituma data nkunda, uyu ni Yesu yari arimo kubwira abantu, arababwira ngo igituma Imana imukunda nuko atanga ubugingo bwe. Ese uwakubaza ngo ubugingo ni ubuhe? Ese wabutanga gute? Nagira ngo nkubwire ngo mu by'ukuri Kristo yaradukunze, arangije araza, arashinyagurirwa, arabambwa, yicwa urupfu rubi, arasuzugurwa, ariko yari arimo kubikora kubera urukundo. Nagira ngo mbabwire ngo ntago wasengera umuntu utakunze, nta nubwo wakwitangira umuntu utakunze. Oya, igituma rero Imana idushoboza n'igituma tubishobora kubikora nuko tubikorera abantu dukunze. Wa muntu uvuga ngo ni umusambanyi, wa muntu uvuga ngo ni umusinzi, wa muntu uvuga ngo ntashoboka, Yesu we ubwe yarabirebye aratwitangira. Niyo mpamvu yavuze ngo igituma data nkunda nuko ntanga ubuzima bwanjye ku bwende kugira ngo mbasubirane. Iyo ukorera umuntu ukabona arasa nkaho atabizi, ariko mu gihe gikwiye wajya kubona ukabona bya bindi wakoze urimo kubonamo umusaruro, nagira ngo nkubwire ngo n'iby'agaciro imbere y'Imana. Imana rero iraza kudushoboza gukunda abanzi bacu twabasengera muri aya masengesho. Imana iraza kudushoboza gutanga ubuzima bwacu, kureka ibyo kurya dufite ubireba biri imbere yawe. Ntago twiriza yuko twabuze ibyo kurya, oya, tubikora ku bwende. Na Kristo yaravuze ngo igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ku bwende kugira ngo mbusubirane. Ibyo dukora byose nagira ngo nkubwire ngo harimo inyungu yawe, harimo inyungu y'umuryango wawe, harimo inyungu y'abavandimwe bawe, harimo inyungu y'umugabo wawe, harimo inyungu yo mu kazi kawe. Nibyo mpamvu buri umwe wese mushishikariza kugira ngo aya masengesho n'utarayasenga ayasenge, kuko tubikora ku bwende kugira ngo data ahabwe icyubahiro. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, ndimo kubasengera kugira ngo buri umwe wese urimo kugerageza kugira icyo akora muri aya masengesho, urimo kureka icyayi, urimo kureka umugati, urimo kureka ibyo kurya, urimo kugira icyo areka kubera urukundo, Imana izamwiture kandi Imana imwereke ku maso hayo imbabazi. Uhure n'Imana muri aya masengesho, uhure n'Imana mu buzima bwawe. Wari urwaye, Imana imukize; utarushoboye, Imana imushoboze; uwabonaga ataye ibyiringiro, Imana imusubizemo ibyiringiro; wumvaga atayasenga, Imana imuha imbaraga zo kuyasenga. Ndabizi dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ndabakunda kandi ndabasengera cyane. Reka dusenge. Mwami Yesu, Mana yacu, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro ko waturemeye umwanya mwiza, ko waduhaye
waduhaye iyi minsi yo kuba imbere yawe. Mwami tuguhaye icyubahiro, reka mwami iminsi dusigaje ukomeze kuyidushoboza, kuko dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Ukomeze kudushoboza mwami Imana gusoma ijambo ryawe, gusenga, kwitangira abandi mu izina rya Yesu. Data urakoze Mwuka Wera, urakoze Mana yacu, ishimwe n'icyubahiro byose ni ibyawe uyu munsi n'iminsi yose. Amen, amen. Yesu abahe umugisha.